hari ibyo Imana yigeze impishurira, inyereka umuntu urya adasenze abadayimoni asangira nawe, inyereka uburyo abantu murya mudasenze mutazi ibyo muri kurya aho byaturutse. Muri ibyo murya byose ntabwo muzi ababicuruza baba babikuye he, baba babitongereye izihe mbaraga. Ntabwo muzi ngo uyu mucuruzi akorana n'izihe mbaraga. Bene data nshuti z'umusaraba, mfite amakuru menshi ngenda mpabwa nijoro rimbwira yuko abantu mwese abenshi murya mudasenze, hari bibinjira mwe mutazi. Ngaho ubonye urubuto uhise ukubita urayongobeje pe, uroshye mu nda no mu nda ngo pi. Ngaho ubonye ji uragotomeye uranyoye, habe no kuvuga ndakuramutsa Mariya. Abantu bakunda kuvuga ndakuramutsa Mariya, habe no guhamagara Imana mbiyeze. Hari umuntu umwe byigeze bibaho w'umukobwa, yari umuhanuzi, ariko ngo akajya ahanura ibintu bikaba. Noneho umuhanuzi mugenzi we w'umukobwa amugirira ishyari. Uti byagenze gute? Yahanuriye umuntu yuko azajya hanze kandi umuntu Imana igiye kumuhuza n'umugisha we, izamuhuza n'umuzungu akamubera umugisha. Niko byagenze. Yamuhaye igihe kirasohora kiraba. Noneho kibaye umugisha abonye, yifuza kuzawusangira na wa muhanuzi Imana yacishijemo ibyayo. Noneho wa wundi uhanura yenda ibintu bikazaba mu nzagihe, amugirira ishyari yuko yaje gushima mu rusengero, agahamagara na wa muhanuzi byaciyemo, agashima Imana avuga yuko yiyumvisemo gushimana Imana nawe, ndetse akagira n'impano amuha. Wa wundi sasa rero aramuhagurukira. Wumva ishyari riba ku bahanuzi benshi bo mu nzu y'Imana. Niba nawe urigira, ni ukuri ijuru ntaryo uteze. Ijuru ntaryo uteze. Uzaryumva mu makuru, uzarivuga mu makuru, ariko ntaryo uzageramo. Atumaho wa muhanuzi amubwira yuko yarwaye, yarembye, kandi ari we shaka, yifuza yuko yaza akamusengera. Ageze mu rugo asanga yamuteguriye aside mu cyayi. Hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze ibigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, nawe uzajyana n'undi nta n'uzabura n'irundi. Buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, nawe uzajyana n'undi nta n'uzabura. Jya umenya yuko marayika Imana yakugeneye ukwiriye kugendana nawe. Atwara amakuru nijoro saa 9 za nijoro ushyizweyo, cyagiye usinzire nk'uwapfuye, agatwara raporo imbere y'Imana, akavuga ngo dore umuntu wanshinze uko yiriwe n'ibyo yavuze n'ibi. Ni byiza yuko mbere yuko uhaguruka mu rugo ubiragiza Imana, kandi ugasaba Imana imbaraga zo kugira ngo wihanganire imvugo zose mbi uri buhure nazo, zigambiriye kugukura mu mwanya wo kubaha Imana, wo kurinda agakiza kawe. Burya iyo uramutse uvuga nabi, ukaramuka utongana, burya hari igihe uba wishe umunsi. Icyo gihe ni ukuvuga ngo umudayimoni uteza intonganya, uteza umwiryane akugendaho, ntibizagutangaza naho ugiye burya bidurumbanyije, akaguteza kwirirwa nabi umunsi wose, ku buryo umunsi ukubera mubi pe. Ariko burya umunsi wose uburyo uri bugende, nubwo Imana iba yabigizemo uruhare 100%, ariko burya nawe ukwiriye gutera byibura intambwe imwe. Izindi
izindi 99 zisigaye Uwiteka akazitera kugirira neza, ugatera intambwe imwe yo kubwira Imana ngo Mana, uyu munsi muteretse mu biganza byawe. Akazi ngiye ngo sinzi ibyo ndi buhuriremo nabyo, akazi ngiye gukora sinzi ko ndi buronke, kuko hari n'abakora akazi buraka. Ariko ndagusabye Mana nyiribihe, Mana igenera abakene n'abakire, unyemerere nkugirireho umugisha, ukigengesera ukabihereza Imana, warangiza ugahamagaramo Kristo mukagendana. Nukuri uwo munsi naho haza ibigambiriye kwica umunsi wawe, Uwiteka yita kuri rya sengesho ryawe akariherekeza, kuko ririya sengesho rigira imbaraga. Birantangaza iyo ugiye gufata imodoka ukinjira mu modoka yawe cyangwa se ugiye guteka, hakaba nta sengesho wigeze uzamura imbere y'Imana. Harya ubwo niramuka igukubise ku giti cyangwa ikagukubita ku ipironi cyangwa se ugahura n'izindi modoka zikababonga, urumva uzarengerwa n'iki? Ibi mbivuze kugira ngo nshuti z'umusaraba, naho waba udasenga, naho waba utarakijijwe, naho waba uri muri babandi twita abapagani, naho waba uri umupagani utazi Imana, jya ugerageza kuvuga iri sengesho, kuko Imana igira imanukiramo ikarikoreramo ibintu bikomeye mwe mutarebesha amaso yanyu. Nshuti z'umusaraba, fata iya mbere ni ukuri guhamagara Imana mu byawe, guhamagara Imana mu rugendo rwawe, guhamagara Imana mu modoka yawe. Ugiye kurya ntukibagirwe gusenga isengesho ryo gusengera ibyo kurya, ntukibagirwe gusengera ibyo kurya. Hari ibyo Imana yigeze impishurira, inyereka umuntu urya adasenze abadayimoni asangira nabo, inyereka uburyo abantu murya mudasenze mutazi ibyo muri kurya aho byaturutse. Muri ibyo murya byose ntabwo muzi ababicuruza baba babikuye he, baba babitongereye izihe mbaraga. Ntabwo muzi ibyo mugura, ntabwo muzi ngo uyu mucuruzi akorana n'izihe mbaraga, yatongereye iki mu bicuruzwa. Ntabwo abacuruzi bose ariko ari abatongereza b'imbaraga z'umubi, ariko ibi byose mbifiteho amakuru. Niyo mpamvu rero nubona utasengera ibyo kurya ukabona wagize izindi ndwara zidasanzwe muri wowe, ukumva ufite umunaniro udasanzwe muri wowe, akenshi bituruka ku buryo utasengeye, utazi n'imbaraga zaje zibikurikiye. Bene data nshuti z'umusaraba, mfite amakuru menshi ngenda mpabwa n'ijuru rimbwira yuko abantu mwese abenshi murya mudasenze, hari bibinjira mwe mutazi. Uzarebe ibihe wajya gufata byo gusenga, uzarebe n'igihe ufata igihe cyo gusengera ibyo kurya. Niba waracitse intege mu gusenga, ahanini bishobora kuba byaraturutse mu byo wariye cyangwa wanyoye utabisengeye. Kuko Satani niba akuburiye mu busambanyi, akakuburira mu bujura, akakuburira mu ntonganya, akakuburira mu yindi mitego yose, ashobora kugutegera mu byo kurya kandi akagufatisha. Uyu mugabo mureba ntabwo ari umugabo usanzwe, bene data nshuti z'umusaraba. Satani ni umunyembaraga, akurusha imbaraga, nubwo atazirusha Imana ngo azirushe Kristo Yesu, ariko wowe arazikurusha. Rero nutaba amaso ngo usenge, Imana iguhishurira amabanga Satani akoresha, ibizakugotomera, ibizakunaniza, ibizaguca intege bizaba byinshi. Ngaho ubonye urubuto uhise ukubita urayongobeje pe, uroshye mu nda no mu nda ngo pi. Ngaho ubonye ji uragotomeye uranyoye, habe no kuvuga ndakuramutsa Mariya. Abantu bakunda kuvuga ndakuramutsa Mariya, habe no guhamagara Imana ngo yeze. Buri kimwe cyose ugiye gutamira kijya mu nda gifite utasengeye, Satani yakigenzeho, gifite ubutware bwo gukora icyo Satani yagitumye kuri wowe.
kigakora ibyo satani yagitumye, kubera ko utafashe umwanya wo gukezesha amaraso ya Yesu. Rero ibi mbivugiye kugira ngo ucunge sana. Benshi muhumanyijwe n'ibyo mwariye mutasenze, kandi nyamara mbere mwarasengeraga ibyo kurya. None benshi mugera mu ngo babakira abe no guterura isengesho. Ngewe iryo kosa ntabwo narikora. Hari umuntu umwe byigeze bibaho w'umukobwa, yari umuhanuzi, ariko ngo akajya ahanura ibintu bikaba. Noneho umuhanuzi mugenzi we w'umukobwa amugirira ishyari. Uti byagenze gute? Yahanuriye umuntu yuko azajya hanze, kandi Imana igiye kumuhuza n'umugisha we, izamuhuza n'umuzungu akamubera umugisha. Niko byagenze. Yamuhaye igihe kirasohora kiraba. Noneho kibaye umugisha abonye, yifuza kuzawusangira na wa muhanuzi Imana yacishijemo ibyayo. Noneho wa wundi uhanura yenda ibintu bikazaba mu nzagihe, amugirira ishyari yuko yaje gushima mu rusengero, agahamagara na wa muhanuzi byaciyemo, agashima Imana, avuga yuko yiyumvisemo gushimana Imana nawe, ndetse akagira n'impano amuha. Wa wundi sasa rero aramuhagurukira. Wumva ishyari riba ku bahanuzi benshi bo mu nzu y'Imana. Niba nawe urigira, ni ukuri ijuru ntaryo uteze. Uzaryumva mu makuru, uzarivuga mu makuru, ariko ntaryo uzageramo. Uzikura umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, ukababazwa nuko mugenzi wawe yabwirije abantu bakihana, ariko wowe wabwiriza ntihagire abihana. Ukumva ufite ishyaka ry'ubupfapfa ryo kuba wamugirira nabi, ryo kuba wamugambanira, ryo kuba wamusebya. Nubwo mumubona avuga abantu bagakizwa, ariko akora ibihanzi. Iyo yageze hanze agira gutya. Bene data nshuti z'umusaraba, muzaturwanya ariko ntabwo muzadushobora. Itureberera ihora iri maso kandi ihora iturwanirira. Ubwo uwo nguwo ashima Imana, arangije avuga ati nubwo muzaniye kado, ndumva muri ngewe hari ikindi kintu nateguye gukora. Hari amafaranga nkwiriye kumuha akazamufasha mu buzima bwe. Yenda aya ngiye kuvuga yayavuze, ariko ubundi bene data nshuti z'umusaraba, nimujya no gushima Imana muhagaze imbere mu rusengero, ntabwo ari byiza ko kuvuga icyo ugiye gukorera umuntu. Ni byiza ubivuga ukabivuga mu migani, kuko abantu bose baje guterana mu nzu y'Imana ntabwo ari abantu beza. Arashobora kugira ishyari wa wundi akaba yanamukuraho. Niba uvuze uti nshimye Imana, ariko ngiye kumuha n'ibihumbi 300 cyangwa se ngiye kumuha 3,000,000 mu by'Imana yangiriye, ntabwo wa wundi utifuriza ibyiza, wa wundi ugiye guha ayo mafaranga, bishobora kuzarangira amupfiriye ubusa, cyangwa se satani amuteje ingabo zimurwanya. Si byiza rero, ntabwo ari byiza. Mujye mubyirinda, ujye ugira ubwenge. Nuko birangira rero wa wundi ndimo mbabwira, atumaho wa muhanuzi amubwira yuko yarwaye, yarembye, kandi ari we shaka, arifuza yuko yaza akamusengera. Ageze mu rugo asanga yamuteguriye aside mu cyayi. Ariko bimwe nababwiye, bimwe mupfa kunywa mukayongobeza uko mwiboneye. Arahaguruka kubera ko we yari umuntu umwiyumvamo, yabarasenganaga nta kibazo. Aragenda arahaguruka ajya kumusengera. Ageze mu rugo asanga yateguye icyayi akira ku meza, undi yirembesheje. Arangije undi agiye kunywa, nako agiye gusenga, aramubwira ati wowe, ati ngiyewe narangije gusenga, ntugire ikibazo. Undi arangije ati ni byiza wasenze, ariko nanjye reka nsenga Imana gusabira umugisha, hanyuma niturangiza gusengera mbwiriye warwaye ute, wafashwe ute. Undi ati ariko ntabwo unyizera.
ati urabizi ndagukundura inshuti yanjye, ati none se kuki uba uri kumpinga, nakubwiye ngo nasenze were kwirirwa wirushye. Undi ati se gusenga ni ikibazo kandi bibaye intambara, reka nzamure isengesho nshime n'Imana yuko nkibonye, ubwiwe n'ikizi yuko namaze kabiri ntakibona. Nuko undi rero kubera ko yarazi ibyo yakoze aramanjirirwa nyine. Nuko wa wundi aterura isengesho, igihe agiterura isengesho arasenga hamagara Imana yuzura umwuka, akimara gusenga agiterura itasi, ya tasi ihita imumenekera mu kiganza. Wa wundi none hagira ubwoba ngo ahita atekereza, aravuga ati uyu muntu afite Imana koko irenze hari imbamo. Ndarangije araturikararira, yikubita ku mavi, yikubita ku birenge by'uwo mukozi w'Imana, uwo mugenzi we, amusaba imbabazi. Aramubwira ati ninagambiriye kukwica, kugukuraho. Undi ati se kubera iki? Undi ati nuko hanura ibyo hanuye bikaba bigasohora, bikaba ariko ngewe nabivuga ntibibe, kandi abantu bakagushimira ariko ngewe ntibanshimire. Umvira nawe, ibi tuvuga ni iby'Imana duhanura tugira ngo bibafashe, bibubake. Ntabwo tubihanura kugira ngo ugire icyuma. Ubwo birangije muramubabarira, ariko nawe agendana uwo mutima kwibaza ngo kuki uyu yarashatse kubikora. Amubwira ati se mwene da, uko ubizi ibyo tuvuga si Imana iba yabiduhaye? Undi ati none se kuki wari ugambiriye kunyica? Nubwo wari kunyica ukagebwaho n'umugayo, ni njyewe ibyibwira cyangwa ni Imana ibiduha kugira ngo tubitange tubihe abantu bayo? Ati nanjye nubwo bwenge nabuze. Ati nukuri ntuzongere gukora ayo makosa, Imana ikubabarire, jya umenya yuko ibyo mvuga mba nabibwiwe n'Imana, ntabwo ari njyewe uba wabyibwiye. Ngawe nawe yumvira ibintu Imana iducishamo tukaza tukababwira, ngere naho ubinziza uri umukozi mugenzi wanjye, ahubwo aho wagakwiriye kumfasha kugira ngo ushyigikire dukomeze twamamaza ubwami bw'Imana, ahubwo ugambiriye kunyica. Bene data nshuti z'umusaraba, nimugakore aya makosa, ni bibi kuko imbere y'Imana uzabibazwa. Korera Imana neza, nushyika imbere y'Imana izaguhemba ibintu bishyitse, kandi izagutangeho urugero imbere y'abahamya benshi. Yari Faustin Mwenyamari waguhuguraga, ngira ngo ujye umenya uko ukwiriye kwitwara imbere y'Imana, ujye umenya uko ukwiriye gusenga, ujye umenya uko ukwiriye guhamagara Imana mu gihe uhagurutse mu rugo, cyangwa se unatashye ushyitse mu rugo, umenye yuko ukwiriye byakunda guterura isengesho ugashimira Imana yabanye nawe, yakurinze. Shalom shalom, amahoro y'Imana nakomeze kuba muri mwe.